ubundi nk'abantu barimo kunyureza koga bari ntago nakoga reka yewe nubu ariko saro mukiga woga nta mukiga woga wa koga ntago nakoga akundi nkuriya mugabo uvuga ngo noge ari kubona ndi bwoge uvuze ngo sinzi utugambo ndi kumva uri kwivugisha aho ngaho uvuze ngo iki iyo sanga utigeze ya koga ariko ntago uzoga sha nta n'isoni koga rimwe mu kwezi warangiza ukavuga ngo ntago uzoga ibeshye usohoke muri iyo dushe utoza nkwereka ibintu mukora none kugira ngo ibintu bisiri yanga ntago nyankunda kubana n'abantu batajye boga ako sha bundi buri koga sha ubugiye waburetse nanjye ndavanga hari uko nsohotse mbona ufite amazi mu mutwe niyo mpamvu ntabanga n'uburyo bwo gushyira bategereje ngo ndimo koga yibaba we ako si ubundi uwayamenara sha waburetse ntugire ngo tugambe kwibuka ndi kutwumva shaka ujya kuva mu cyaro iwanyu umenye yuko aya mari uri kuvanga mana we yibaba we rero kubona ayo marira wandi uri buze kwerera ngiye mubona wasohotse hose kandi hose kanze mwereke yaje nze nyamene reka nze nyamene ndebe ko kiraza kubimenya ubusenge nako ntabwo byavamo ntabwo nayoga ngewe ahubwo si ubu nticyagira reba nk'iki ngiki nacyo ko ndabajya izi zose ntabwo ari imyenda ese bose ntabwo maze koga wowe rebera ahita nkubona n'amazi yose ntabwo mvuye muri dushe se ubu ibisatsi byawe nyango ni iby'abajura nibyo uvuye kubona hari amazi igeze agera mwaho bose ngewe ni ukuri kw'Imana njye nari ndimo koga ni ukuri mukusa gusa nari ndimo koga reka maze nkubwire ibyo bintu uri kwigira ndaza kugusubiza iwanyu wikitabona ko maze koga ni iki ubu watama mbita nkubona n'amazi yose oya ntabwo nakoga inshuro ya kabiri vuba vuba nkubone hariya mu nzu amavuta natagufata ubwo umenye yuko urasubira muri dushe nk'umuntu uko kurwa ngo ntabwo noze koko uko usa gusa ntabwo uzoga iyo sore wagira ngo ujya gusaba inyanya nyabugogo wabonetse sha ndaje nze nawe duserere